wowe wibwira ko wabirwanyije ariko ntibyakora umuntu ntiyakubona akadefo gato kesi ashobora kuvuga ati do tayari gato kose ariko basi nyine simbigendereho si byonyine reka ndukerera aha ngaha none bari kutureba nabo bazaza babitubwira What was your most embarrassing moment? Babarira umbwira igihe wasabye yicaye kuri desk yagiye kunyihimuraho byanarangiye pe yagiye kunyihimuraho azafata desk arayisunika ubwo nambaye ijipo amaguru yose yes way. When did you feel most proud of yourself? Hey, proud of myself buri gihe kuri anniversary yanjye Hi guys, welcome back to the next TV. Hopefully you feel good, hopefully ikintu cyamereye neza umeze bien. So asike cyo ushaka kutuma sorry. Okay, so rero twese komeze neza mwishimye mwariye ibintu bisa neza. So nkuko mubizi twagarutse muri iki kiganiro cyitwa Pick and Talk. Your girls are back here. Reka mugenzi wanjye agira icyo ababwira. nawe ntabwo nzi ko ibyishimo afite uyu munsi biri buvemo kabisa. Okay guys, hi, we missed you so much. Nari mbakumbuye ntabwo ushobora kubyumva. Ntabwo ushobora kubyumva. So nkuko bisanzwe twagarutse uzamani uri mubi nyine wewe vuga ngedmo ndi gushaka utuntu tubago wewe vuga nta kibazo cyose vuga man okay rata guys nawe mbakumbuye nize ko meze neza cyane umva ubu ngubu noneho nta bintu by'ubushyuhe nta bintu by'ubukonje turaringanye tumeze neza yaromo komeza ntuvuge ese ko mbona ufite amagambo menshi uyu munsi ndagukirara bana yanjye nabuze ntahomera. Guys mujye mukora subscribe please nawe nyine kuri mwaratangiye imana ikibaho umugisha mwinshi ni ukuri ndabashimiye kandi keep it up nako English is English in here ariko nyine keep it up urumva hanyuma mukore subscribe like comment ntabwo ari kimwe uyu mwana yize hehe wisi ikigoroba wisi igitondo wisi igicamunsi wisi ikihe nigaga rimwe nigaga igihe nigaga ikigoroba uyu munsi nigaga igitondo ejo niga ikigoroba ese ibyo bintu biracyabaho wapi ntabwo bicyo basigaye noneho biga ntabwo bibaho biga umunsi wose ariko ntabwo mbizi igihugu cyo abantu muri cyo bikiyora tamutubwiswe ibindi muri comment section yacu mutubwire so guys tugarutse muri Pick and Talk rero aho tugiye kubazanya ibibazo hano tukabiganiraho nyine bitewe na experience twagiye tubibonamo hanyuma nawe niba wumva hari ikintu ushaka kubitubwiraho wenda se cyakwayeho nyine uburyo wabye experiencinze ujye muri comment section yacu utubwire uti ngiye byagenze gutya nanjye byagenze gutya kugira ngo nurusheho kugira kugenda neza kandi please mujye musanga kwifotoza hano amafoto mana yanjye numva naseka God help me to be serious ufite gusetsa ni ibintu nabonye kare okay nebeke ntabyo nanga njye umuntu uvuga gutyo rero aje kubwira ikintu akatagihindura kandi uzava bikubwira bivuge nyine birangire bibwire n'abafuna bawe babimenye bamenye gushari ntabyo mvuze ubwo nubu data nabyo nyine ni uko nyine ndumva nishimye I don't know why. Okay. So just speak the question. Which is ushaka ari ibandi. Ndetse nanga iyo uri kwigira gutyo rero. Oh my god. What's your favorite thing you own?
Hey. amaguru Reka mbanze nicare neza. dore ndabizi ntabwo Wimvugira ibintu ndabizi. Okay. Cyakora guys n'ababeshye si ikintu bikundaho ni iki. Cyakora akamubwira umusatsi ni nimero ya mbere. Nimero ya mbere. Nimero ya mbere. Abantu bo muri USA, I'm coming from USA and London. Nimero ya mbere. Nkunda umusatsi wanjye. Pe nubwo nyine ujagara bitameze neza rwose utakunda utagenda gute. Uri kujya se bakubwira ko umeze neza. Oya harata for sure nagukura. Ujagaraye hehe? Nagukura. Ariko kambabwiza ukuri uyu musatsi mubona afite ukomeza uko. Uyu mukobwa ndababwiye ngo amaze guki. Nyine babwira. Yari afite umusatsi mwinshi arogosha. Ngiye nyifite uyu nguyu. Dore arongera akujije bwa kabiri. Cyaperape ahubwo umusatsi wawe wamabazima. Umusatsi wanjye ndawukunda. Ikindi kintu cya kabiri the legs. Guys nkunda amaguru yanjye. Noneho mujije kyoza nasigaye tuvuta nishamisi rumari nkubati. God created someone. Nkubati fe God did it. Ndabyumva. Iki ni ikintu cya kabiri nikunda. Ikindi kintu cya gatatu suko n'igiki nibyo ngibyo. Amaso se. Oya ntabwo nyakunda ko narayongira. Ari kugira se babikora. Oya nabyo ndikugira ngo babibone ariko barabizi nabo barabitubwira muri comment. Genda bivuze rero wowe ureba amashuri ntabwo nakwenganya. Genda bivuze none kiba kiba. So that's it. Rero ni ikintu bikunda. Icyo mbere cyo wundi yo kubona ute neza ubwo byose gikunda. Ngenda kubwiye ngo umvugire ratagaze igihe kintu cya mbere mwikundaho nkunda amaguru yanjye. Umva nyuma y'amaguru I like my eyes. Ndabizi ko ari mabi ariko ndayakunda ngiye. Ntabwo ari mabi. Oya kuri njyewe ni meza. Kuri njye ni meza ariko ntabwo nzi ku bandi. Njye nkunda amaso yanjye. Nkunda amaguru yanjye. That's all. Yeah. Byonyine. Reka ndukerera aha ngaha none uri kutubibona nabo bazaza babibwire. Mana ari ukuba ufite ikintu utagikunda si ibintu byumvikana. Nagukunda nyashaka. Ntacyo nkunda. Okay. Nyine ubwo abantu tudabifite twihangana badukomerekeje. Nakundi kuntu twabigenza usibye nyine. Usibye kubyumva. Usibye kubyumva kakatwica. Nta kintu twakoze. Ushatse kumbwira ko ntabwo iyo ntebe wabwira ko wayicaramo gukwirwamo nta kibuno. Reba ngiye hano. None se ubu ariko manigira neza we. None se ubu oya. Kadubikike tubiherere. Ngende tananabivuga. Uno mukobwa ntagonganya nawe hasi. Nakajya babeshya. Nyine arabibabwiye kwandusha. No subwo hari icyo atavuze. Bivuze ko arandutse. Ahaha. N'abantu rega barareba bagira amaso. Ntukajye ushaka kubagira impumyi. Ariko narumiwe naragenda. Ruwagize bimumyi gusa. Mariko nihanganye ngareka guseka wambabariye. Mano reka mbeseri. Mwana nyagasani. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo what nanubwo umuntu ukambibwira umuntu wese ikibazo cyanditse nabi pe mukosore ni who you admire most and why. Yari yanditse ngo what. Okay. Who muri famille is my mom. Mama wanjye ndamukunda respect. Kubera iki? Ego ko ni byose byanjye. She's my best friend, she's my mom, she's my for sure. For real. Yeah. For sure. Muganga nka batatu muri famille twahavuye nta n'undi ni mama wenyine. Mama niwe muntu ubasha kunyumva niwe muntu cyusa wabyumvisha. Ntabwo nazicara be yumva pe. Oya ntabwo muzi nuko mwanzi. Ariko ntabwo ameze nka mama. He's not like my mom. Okay, I got you. Yeah. Definition? Hanze. Okay, mu bahanzi bo hanze
nkunda Ariana Aramwibagiwe. Grande. Kubera iki? Impamvu nkunda Ariana Grande, uriya mukobwa nyine agira amajwi atandukanye, ntabwo agira ijwi rimwe. Ushobora kumubwira ati ririmba nka kanaka, wenda ushobora kumubwira ririmba nka Rihanna, Rimba akaba nka yabikora. Tesi, rimba nka Tesi, rimba. ririmba nkande, ririmba nka Adele, akaba yaririmba ukumva nyine ko ari we. That's why I love her. Mu Rwanda rero nkunda ndi umuntu, ariko andi umuntu ikibazo, andi umuntu ikibazo ntabwo pe aririmba neza, ariko ubundi ni Bruce Melody. Bruce Melody impamvu agira nyine, erega hari ukuntu nawe afite amajwi ameze ukuntu, ushobora kumubwira ati ririmbira aha akabikora, ariko andi umuntu naririmba neza ni nawe nkunda pe, ndamukunda. Andi, they love you. Twakomeje. Basi usaza nkora surprise kuri ndetse yandikamo. You wish. Ako nyine ndabimusabiye pe. Yeah, I wish. Ndabimusabiye Andi rwose nzagenda mu surprising one day. Ishimwe bwari mwibasa azajya avuga ati nawe Mana uzaje, Mana nyagasani. Izuba ryahita riba imvura. Nkunze kubizi cyane. Imana ifashe ikiganiro kibone umunsi umwe aza gusupurayizingi azi iwanyu. So njye rero abantu batatu nabimayiringa, sibyo? Uwa mbere okay, reka mvuge bane. Ubundi uwa mbere nkunda mama wanjye for sure, like she's somehow strict, ariko nyine bimwe by'ababyeyi kamera njye nk'abandi bose, ariko ntabwo ari strict kubera ikindi kintu kibi. Uretse gatoya se uretse gatoya baragukubita wowe, uretse gatoya rata. Reka mbabwire guys, mama wanjye nyine like somehow strict, ariko nyine ntabwo ari ukubera ubundi bugome, ni kugira ngo mbeho neza, nzabe umuntu mwiza. And my father, of course, like nimubwira ndashaka kujya, just go, I really love him. Uri umuntu wa kabiri nadimaya, umuntu wa gatatu like man, I lost her, ariko sorry, that's fine. Ako nyine nakundi agiye ikintu cyubaho nyine ukumva ko nakundi byagenda. Twakomeje. Umuntu wa gatatu rero nadimaya yari grandma wanjye, gusa yarapfuye. Naramukundaga cyane. Ntabwo nabuze impamvu mbakunda. Ubwo dutangire. Uwa mbere mama wanjye ikintu mukundira aransetsa pe. Ariko navuga kansetsa sinjye ko. Ariko nanjye mama ndamukunda disi, Mana aransetsa. Ari navuga Mana bitanasekeje, ako nyine kubera uburyo abivuzemo n'ukuntu ameze, ugahita wumva birasekeje, uvuga se ukajya hasi. Ikindi kintu cya kabiri, akora ikintu cyose gishoboka kugira ngo nishime, azuranga kugira ngo nyine mbe meze neza ndi flexible, aragikora. Ikindi kintu cya gatatu, agerageza kunyumva. Mama, I love you. Papa wanjye ikintu mukundira, nawe hari igihe ansetsa, igihe rimwe na rimwe ansetsa. Ikintu cya kabiri ni uko agerageza kunyitaho papa. Ego. Ikindi kintu cya gatatu mukundira si ubu ni iki? Ni uko iyo ndi kumusaba amafaranga ntabwo angora. Iyo nshaka kujya ahantu ntabwo angora, ahita abyumva. Ibyo ni ibintu nkundira papa. Grandmama wanjye ikintu namukundiraga nubwo yapfuye, yagiraga urukundo kwinshi cyane pe. Yakundaga abuzukuru be cyane, yarankundaga, yanyitagaho, yanteraga story, yangiraga inama. Namukundaga. Umuntu wa nyuma rero, sibyo, ni ubwo mbona n'indisi utuma wisekara. ni umwana wa ma grande sœur, umwana mukuru wanjye.
niwe mu wa gatatu nadmiringa like ndamukunda cyane gatatu wa kane wa kane I'm sorry niwe muntu wa kane ubwo ni nawe wanyu nadmiringa nyine bimwe birenze nyine iyo mubona baba nari umwana wanjye nyine iyo mubona iyo muteruye baba nyine ari umwana wanjye sinzi ukuntu babwira ikintu mukundira amduhura mu mutwe niyo mbabaye byo no kumuraba nyine biranshimisha pe arewe ndamukunda ni mwiza that's all sha mana yanjye abantu mutageranye n'abana urababaje mwihangane abantu mutagira abana mubereye anti ba anti mu batante gusa njyewe mama ni njyewe uzaha murumuna wanjye umwana abera anti kuko ni njye mukobwa mukuru mu rugo cyakoze what is your biggest fear my biggest fear reka manze mbabwije ukuri mujya mubanza kubivugaho mubanza kubitindaho akazi ku bana yanjye mbwira mana siko abantu baza kurambirwa bino bintu turi gukora ubweseriye bwari okay hajya mbashije ku bana yanjye what is your biggest fear ubwoba bwa mbere ngira ubwoba bw'uko urumva ababyeyi banjye sibyo nari mbizi uretse se bivuge ababyeyi banjye bazatakazwa ishema kubera njyewe nyine n'ikintu cyose yongeye kugikora nkabona ko abantu nyine bazabona bakavuga bamubyeyi yabyaye nabi bamubyeyi yareze nabi bitanyihorera mu buzima bwanjye bwose bubaho niyo kugira ngo mubyemere niyo nambaye imyenda sibyo maybe njya ahantu keke pale niyo namugiye muri club ako nkabona ko uwo mwenda ninyura ahantu nyine biri bugaragare ko mama wanjye cyangwa papa wanjye kuko iyo abantu bambonamo mama bambonamo papa bambonamo famiye yose yo mu rugo rero nirinda ko famiye y'iwacu igaragara nabi okay sho kugaragara nabi ntabwo abantu bose bashima sibyo ariko basi nibinurukeho nyine bivugwe bihuke gutya ariko ntabwo kuba byaguturuka ntabwo wabirwanya wowe wibwira ko wabirwanyije ariko umuntu niyo akubona akadefo gato kese ashobora kuvuga ati do tayari gato ako basi nyine simbigendereho nyine simbigirira urwitwazo basi muri make like nk'urugero urabona harimo ukuntu umubyeyi mukora nk'ikintu sibyo hanyuma ukabona yicujije n'impamvu wabayeho I'm sorry to say this one feels biseguyeho ariko nyine ukabona ko aho bavuga ati nyine aba yicuza icyatumye muri make umwana we nyine ukabona ko arawishinga ko wenda utari kubaho muri make nyine nta kintu kimwe kizima kubona nibyo ndimo ndashaka gukontaho cyane rero njye mirinda ko nyine ababyeyi banjye cyangwa se famiye yanjye yose yajya yicara igakora inama ikavuga ngo donc waratunaniye uri kudusebya ubwo nibwo bwa mbere bwoba ngira ubwoba bwa kabiri njyewe ngiye gukora ikintu kumva umutima wanjye ukambuza ukambwira wakiretse inshuro ya mbere wakiretse inshuro ya kabiri wakiretse inshuro ya gatatu inshuro ya kane mpita nyihorera kuko iyo nkomeje guhatiriza kiba nabi n'uruhu kurushaho guys kurushaho ari kubyumva kiba nabi kurusha uko nanabitekerezaga ubwo ngira ubwoba bw'umutima wanjye no gusebya ababyeyi banjye binurutseho wowe ni ikirere mwari kimwe ariko neserega n'umukobwa wese umukobwa wese n'ibyo ngibyo bishobora kugira bishobora kuba byamutera ubwoba kuba yasebya famiye noneho uri umukobwa cyane biguturutseho noneho umva biba ari ibintu bikaze ni iki kintu gishobora kuntera ubwoba sinavuga ngo ababyeyi banjye ko ni mama wenyine nyine ntabwo navuga ngo ntera ubwoba yego ariko nanone ntinya gukora ikintu gishobora gutuma aseba kuko niwe bigarukaho byose njyewe bashobora no kutangira ikibazo
ariko bakajya ku mubyeyi erega wowe ntabwo bahita bakujyaho ikibazo cyane kubera ko ntabwo wireze nta nubwo wibyaye ahubwo bahita bavuga ngo umuntu wawe ngo yarize nabi ntabwo wowe bakuvugaho pe ibyo bakikora byose uzarebe kambabwiza ukuri ubaye uri imfubyi ntabwo wowe bashobora kutakujajinga pe ariko ufite ababyeyi yaba umwe yaba babiri cyane baravuga byanga byakunda bigarukira ababyeyi barakujajinga bya hatari n'urugero kambereka urugero rwa hafi iyo bavuze ngo umwana wa kana kananiranye ntabwo bavuga ngo kana kananiranye bavuga ngo umwana wa kana kananiranye kuvuga uwo mwana rero wa kanaka numva ko ari ikibazo hakazamo izina ry'umubyeyi wawe cyane cyane abakobwa mugerageze nyine mukora ishema ababyeyi banyu nabo bajye bicara cyakoze ntakwemerera gukora ikintu ujye uvuga ati naribi n'ababavuga amagambo ntukajya ubitaho kuko n'ubundi se muri isi kuko niba ukorera nta muntu ugufite impuhwe nyinshi kurenza umubyeyi wawe ntabwo n'ubundi muri isi baba batakuvuga niba umubyeyi akwemereye ikintu rwose gikore pe ariko nyine mu gihe wumva nawe biri ngombwa mu gihe ubona ko nyine nawe bitari umusabye abantu please girls ntabwo mbabwiye ngo mwite mwambara ubusa buri ngo kuko kumva bibemereye sibyo cyane cyane ko kwambara neza utari kwambara ubusa please ushaka kwambara neza kandi utambaye neza kandi wikwiye wambaye neza ujye umenya kwambara so that's all ubwo ntugiye kubaza nawe ugiye kumbaza ntabwo mwami Yesu harahiye none mwana nyagasani shaka suritesha umutwe mana yawe reka ndikubwira neza nkibaza aya nyine ni uburyo babonye nk'ikibazo nawe nkakureba nkahita numva mwibashijeho ngo what was your most embarrassing moment babarira umbwira igihe wasebye kuko njye ndabizi ko dusaba buri munsi barumbwira igihe wowe wasebye rero shana narasebye tubwire guys natubwire yasebye ryari kese bambabariye nyine tubwire ngo nasebye gutya na gutya okay niga primary P6 narwanye n'umuhungu ngiye kera agashinzi buriya ngera nubwo nari umukobwa ariko burya mva narwanye n'umuhungu Yesu nyine murabizi ko abakobwa bambara amajipo turwanye mwapfuye ikirero ngiye nyine niko akunda abahungu biyenza buriya sinavuga ko ngiye nanga abantu bankoraho yagukoze tukubita igegera inkora ahantu mu buzima nimba wanabiteganyaga uzajya ufata akaboko nanga umuntu nkoraho biterwa n'ahantu ukoze mana yanjye ushobora kunkora ku kibuno akaboko nagaca nuko rero abantu babiri utagomba gukora niba hababwire bahamye twakomeje hatatu na hatatu kakomeje gusa utareba nuko rwose maze gukubita ingegera nicaye kuri desk yagiye kunyihimuraho byanarangiye pe agiye kunyimuraho azafata desk arayisunika ubwo nambaye ijipo amaguru yose yesu we kandi urumva ko guys niba wari wagize pe yatangije imirwano indese nyine bamwenjejeho nawe urarwana nyine twararwanye pe nimba naramunesheje sinzi ukuntu nabivuga biranarangira nicaye ngiye kumva ruva umungu afashe desk arayibarambuye gutya nagati ndapfuye none cyakoze nyine nari muri primary nyine umwana ariko nta nubwo abana babyitaho cyane kuko nyuma ari abana kuva kera bishuka mani babibangamye rero birabangama cyane gukoraho ukibaza ndi imineke ari gukanda ngo mve ko cyangwa avoka cyangwa inyanya basi mujye mugerageza mwubaha abantu ndubuhe bwoko bw'igicuruzwa njye nukora kuzashwana for niyo waba udusha imbaraga kuko bihita binkoramo hano oya guys ni ukuri pe kamaze mbabwire nuzajya ujya gukorera ku mukobwa pe kandi utekereze kabiri ariko wari ukora agace njye simbikunda n'isabikunda turabibujije twari tubihanangirije turakoraho please niba ushaka intambara uzayibona hanyuma we n'iki wasebeyeho rero njye narasebye
njye narasebye nyaguseba ko kundi kuri siringi ababwira sitari rero abantu mukunda guseka muze twegerane duseke museke nababwira iki shamani tuzi ukuntu wasetse wegedeje agati ako nibanagira mu kiko maranya gasi nyine urimo uradutindira okay twagiye njyewe nagiye mu bukwe bw'umukuzi wanjye ukumva namwe mbariye ko umukuzi wanjye gabereye ahantu keke pari ntabwo twahavuga byonyine no kuba oya byonyine no kuba narahasebe gusa urumva mbabarira muri kumva naragiye mu bukwe bw'abakuzi wanjye noneho umukozi ari namwambariye noneho doti irarangira tujya kuramo imikenyero tujya gukora iki kwambara amakanzu yo muri mariage urumva twe tujya mu rusengero muri reception kuko basezeraniye hanze ndagiye ndi kumanuka ngo ndi kumwe na mama wanjye na tante wanjye n'undi mwana wari waje kunsura ari nawe twagwanye icyo gihe ariko mba n'abandi ba oncle twari benshi twari famille nini nyine twese twe tuvuye mu bukwe turi kumanuka buri wese nyine ari kujya gushaka agera gute ahindurira ubwo rero ndagiye ubwo ndi kumanuka noneho ngira nambaye inkweto ndende twe dukweto tuba ari uduki ari udushinge umushuti wanjye nawe yambaye inkweto ndende ariko ubona ko zisa naho zinyereza ukuntu ari inkweto ndende ari inkweto ziba zinyereza kandi ari ndende ubwo rero turamanutse kuri ku ma esikariye yari manini kugira ngo ubyemere hari ama esikariye yabanzaga akarangira hakaza n'andi njye rero naramanutse turi kumanuka umwana uri kugenda batera amasore y'ibintu byo mu bukwe ubwo turi kumanuka umwana w'inshuti yaje kunsura icyo gihe abakoze iki abaraguye mu kugwa abanguruye imisatsi ariko icyabanyereka abanguruye imisatsi mu gukurirwa imisatsi gera muzawupfata turanyererana turagwa turibana no ntabwo twagaga gutya twaribaranguraga ukumva hari ku makaro ari no ku ma esikariye turibarangura ejo nyise cyane nagendaga ndi kwitonganya ariko mana ubu n'ibindi biki biri kumbaho byavuye kuri kwibarangura ku masikariye wari kumeze nk'abari nuko abantu turi kumwe basetse bapfuye n'ubu hari umuntu uzi twicara akaba ari cyo kiganiro gusa turi kuvuga ntigivuga ku mwana ubu ibi ni ibiki koko uyu mwana umva nyirayo bose bari guseka mfasha twarasebye pe noneho bidahagije sindangije kugwa ku masikariye ya mbere hari akandi gasumba kari gahari ndongera ndagwa tena ndongera niyubukura ku yandi masikariye nanone ndongera nayo wumvaga ari byiza ushobora kuba warumvaga ari oya mani nari dukunyerera sibyo haranyereragaho ubwawe n'inkweto twambaye nazo zinyerera ubwo noneho ibaze nawe ibyo bintu ndongera ndagwa paka hasi ku itaka noneho ikintu maze umuhungu arangije arambwira ubundi ngo iyo ugiye kugwa ngo nagufata umuntu ibyo bintu byaransekeje kandi wowe ushobora no icyo gihe ushobora kutari no kugwa niba navuga ntabwo nari kugwa urugoye umwe yagufashe imisatsi nawe ukurikira imisatsi yaranyereye ankurura imisatsi mu gihe rero nanjye ndi kuyikurura ngendanira ko ngomba ndasebye mani ibibazo bikomeye. How do you like to be comforted? Okay, njyewe ukuntu mba like how I feel like I should be comforted iyo nababaye sibyo icya mbere mba numva ndi someone who is lost haza ahantu rero muri moment mba numva nshaka umuntu uri buze akanezeza akambwira ati never give up ibi byabaye ejo bizagenda gutya ejo bizagenda gutya nyine akanyereka ko imbere hari ibindi byiza kuko urumva wowe deja nyine mba ndi muri leta mbi simba nyibasha kugera gute gufunguka amaso ngo ndebe ko hari ibintu imbere byiza mba nyine undi muntu uri buze akambwira ati imbere bimeze gutya humura bizaza kuganirizwa donc niko nkunda kuba nyine
ndi comforted. Ikindi kintu cya kabiri, iyo numva indirimbo nyine like nabivuga gute, zigenda gakeya nkaryama. Ubwo ni ubundi buryo bwa kabiri. Ubundi buryo bwa gatatu, iyo ndi kumwe nyine na best wanjye, iyo mbabaye ariko nyine nkamuhobera mpita numva azamara ujyaga kumena amabanga. oya ntabwo ari ibanga, nese ibanga rimwe nirihe. Ibyo ngibyo ubwo nyine ubu bivuze ese kuvuga ko utarababara. Oya ndababara ariko nyine iyo mbabaye ndi kumwe nawe urumva, hanyuma nyine nkaguhobera, ntabwo numva ko ibibazo bishize, ariko hari ukuntu uhita wumva umutima uruhutse nyine basi. Nuko ngo ukabawe rero nuko mangerega nyine mba numva njyewe mba numva naba njyenyine, nkumva indirimbo nimba ndurira nkarira, nimba ariko njyewe mfite ibibazo nkunda gusenga, sinzi impamvu mpita numva nshaka gusenga. nyine mukunda gusenga mwageze mu bibazo. oya njyewe ndasenga ako ubu urabiyobera, nari naryama nasenze, cyakoza kurya nsenzeho byarananiye pe simba benshi. Musengera iteka n'iteka, kurya byo ngo nsenge byarananiye, kuko ukuntu nkunda kurya rwose ngera ku biryo tayari. natwe gusanga Imana izagirira abantu. oya ntabwo ndavuga ati Imana ibyeze ibyo gusa, ntabwo mfata umwanya ngo nsenge ngo nsengere ngo abatabibonye ngo nshime kuba nabibonye, wapibye ndanirira. ariko kuryama hose naryama nasenze pe. ariko iyo ndi mu bibazo mba numva nasenga nkiganirira n'Imana, ndi njyenyine nkumva uturirimbo. iyo mbigenje uko ngeraho nkumva n'ibibazo byanjye nabibwira umuntu, kandi umuntu nta wundi atari iki kidomange cyicaye hano yabaye numva. ariko nkumva nyine niyo umuntu yabwira nkaruhukamo gake hasi, njyewe bihita byijyana iyo byagenze gutyo. shagaze nyine nanjye nuko mfasha. njyewe iyo uje kunganiriza ukambwira ati meze utuma ndira, noneho mpita ndira mana ararira ukagira ngo uramubwiye ngo nje. iyo uje kumpumuriza utuma ndira, rero bisaba ko kandi njyenyine, ahubwo ukaza nyuma ukaza kumbwira ati rero ubwo byagenze gutya na gutya ihangane biraza gukemuka. So guys, namwe mutubwire mufashwa muti, munywa amazi bigashira, muraryama bigashira, bigenda uti, mumaze kutubwira muri comment. gahunda kumbaza ese we uzi ko ndi kumva nabashije ibibazo byinshi, wasinze ahubwo ngende kubona byabaye byinshi ndabona byabaye byinshi cyane. iki nicyo cyane ngo when did you feel gishyushye na nabi, ngo when did you feel most proud of yourself? hey proud of myself buri gihe kuri anniversary yanjye tariki enye z'ukwa kane, ijambo mama avuga bituma numva mbaye proud of myself. gute avuga amagambo akomeye, akavuga uburyo ki ari proud yo kuba yarambyaye, akavuga amagambo meza, nanjye ndabikunda nyine aho nicaye yabivugiye mu bantu mpita numva mba numva ndenze, ni proud yanjye, reka narabikoreye agahita atangira akavuga nyine, akavuga amagambo hahandi akakuvuga nyine ukahita ubona n'abantu niko bagufashe bakagushimagiza, mana yanjye ugahita wumva ubaye proud, akavuga ati uyu mukobwa ibi n'ibi ntigeze mbera gutya na gutya, tuvuga ati haleluya. mama ati si we appreciate mami. Zongewe umva agenda mukunda byatari, mana afite umumama mwiza for sure, I'm not lying, afite umumama mwiza pe sinjye kwabeshya. ibyo nkora byose ubu ngubu mbikora kubera we. sinavuga wenda kwiga, nshobora kuba niga nyine nanjye bizangirira akamaro, ariko nawe bizamugirira akamaro cyane, kandi ndabizi neza ko one day everything will be alright. uzavuga ati noneho niba uzampeka, uzavuga ati noneho I'm very 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 proud of you. Wow. By the willing of God bizaba. hanyuma wowe njye reka mbabwire n'ibihe bitatu ibyo. ikintu cya mbere gituma like mba proud of myself
iyo nsengeye ikintu kumva nkagisengera nyishaka ariko nkabona kirabaye ndavuga ati kabisa uziko ibyo bintu nanjye bijya bimbaho ari ukuntu usenga Imana ukabwira Imana ati Imana mbabara ikintu kizakunde muri iki cyumweru ukayinginga pe bika wibaza ati se ndi umuhanuzi nuko se ari njye mwene ukibaza ukuntu urenze ukabona ukuntu abandi byanze kumubera gucanza ureba abandi bageze akanyarira mpita numva mvuga ati kabisa I'm proud niyo nyine mbonye wenda se tuvuge nk'amanota meza nkabona nyine papa na mama barishimye nanjye mpita numva I'm proud of this mpita numva nyine I'm proud of myself kubona abantu bishimye kubera jyewe niyo mfashije nk'umuntu uri kumva nkabona nyine ageze kure mu kintu cyangwa se hari nk'ikintu cyamumariye mpita numva like I'm proud of myself ni byinshi byatuma umuntu aba proud y'ubuzima bwe mu kinyarwanda cyaragoranye pe kandi turi abanyarwanda pe ariko twebwe ntabwo turi babandi biyemeje hari umukobwa ushaka kumubwira ati ikinyarwanda cyagoranye akakubwira uburyo ki ntacyo azi gusa twebwe nyine turakizi pe ni nacyo twiga mbese turakizi guys ariko nyine hari akuntu akajambo ko mu kinyarwanda kagucanga pe namwe bagiye babaho turabizi akakubana mate kabisa so guys twizere ko ikiganiro cyabaryoheye muri no Pick and Talk kuri The Max TV let's hope ko byagenze neza nukuri please do subscribe like comment and share icyo cyose mwe mushaka kutubwira mujye muri comment section yacu mutubwire hanyuma hano hari amafoto meza nko mubizi kuri The Next Group hano mu Bisanza nimba mushaka ko tuzabwira nimero ubutaha mu yindi Pick and Talk tuzakora tuzabibabwira ahantu bafotora nyine muzabwira muzishaka kandi muri comment show some love please turabinginze support your girls pe turabinginze so Imana ibane namwe ibarebe neza ibaha umugisha ihaze kwifuza kwanyu man ntazi iby'umutima wose wifuza ibarinde baha amafaranga menshi babakire so rero reka twizere ko ibintu byose byagenze neza Imana ibarinde ubwo naho ubutaha love you bye